bitesha ko mwakererewe ubwo nta soni mufite kubona barongera amasaha yo kujya ku ishuri mu karenga mugakererwa mugitangira saa moya harimo abatarakererwaga none gutangira saa 2 n'igice mwizi ngeso yo gukererwa bishoboka gute ko mufite cyo kwitegura mu karenga mugakererwa twabaye nabo tuzongera okay ndabababariye ariko ntimuzongere sinzongere kubona irikosa sawa ngaho mujye mu ishuri vuba mujye mu ishuri wonzongera gufata Freddy ko akerewe bakera uri mu biki uzi ko ukerewe hafi iminota 30 yose ngiye kwicara n'usomye ko akerewe sha bakera uri mu biki hajya ngo ufite ubumuga ubwo ntabwo waza wihuta ukagerera ku ishuri kugira kubera icyo utabishobora ubundi si wanyu bagufashe iki yewe n'ubundi ntuzayarangiza niyo yayo pe niwanyu baba bagize uburangare nawe uburangaye n'ubwo ufite ubumuga bwose wakagombye kujya wihangana ukihuta ukagerera ku ishuri igihe urumva ubu bwa mbere n'ubwa nyuma ujye wihuta ubumuga ntabwo aribwo bwatuma ukererwa buri munsi nushaka uzavemo wagenda wicara ariko nakubwira come read here in English nubwo ufite ubumuga bwose ubu ntazi ubwenge ariko iwanyu kubera ko batabyitaho nawe ntubyiteho ntacyo bizakumarira umwana ni wawe ni mundebe sahize usanga ukazana umwana sahize none se ubizi mfite n'abandi bana rero nawe ntabwo uzi igihe ishuri ritangirira ndarize none niba urizi izi ni sangapi ubu ni sangapi ntabwo nzongera nzaga mbyuka ndagukubita mwamuretse ndagukubita saje ngere mwana mpamvu ngaho muri mu biki niba barimo kwiyenza ndi kureba hari abo tubaho bakunda umurongo ariko nawe umenya udashobotse niko wa mubyeyi ko nshimye ko muzanye iyi niyo saha yo kuzaniraho umwana isaha ndabizi ariko njyewe rwose nabonaga amasaha ntinzi ngo haracyari kare bete ihangane rwose iwanyu ntabwo izuba riva ngo rigereyo kareka ntaryo nabonye hari uyigitumbi ko numva ari umwana yamenya kwizindura none afite n'umubyeyi umuzindura ubwo si ibyo umuntu yabibara ngo ubwo nyine nagize ibitotsi byinshi mbabarira baro wa mubyeyi uyu mwana wawe na mbere amashuri agitangira saa moya yarakererwa uzi ko twaguhamagaraga kenshi none amasaha barayongereye amasaha 2 yose utegura umwana byakunaniye kugeza ubwo azira kugiye
ese muragira ngo leta izagire gute kuvana itangira saa moya ikagishira saa 2 n'igice nabyo byabananiye ntibibabuza gukereza abana babarira ubwo nyine ni ibitotsi byinshi ntabwo nzongera ibitotsi bigeze na saa 3 kujya ngerageza ndyame kare ubundi umwana musimbura se kwishura oya ubwo ni ubunebwe rwose wifatanye n'umwana kugira ubunebwe cyangwa ngo uteze umwana ubunebwe umutegura kare umukangure kare saa 2 abageze ku ishuri amasomo atangiye saa 2 n'igice hari uko leta itagize kugira ngo yohereze ababyeyi uramubabarira ariko ajye mu ishuri ubutaha umwana we ndamubabarira kuko yagize n'amahirwe uramuzana ariko iyo utamuzana ntari kumugusubiza da oya ndikosora icyakora ugomba kosorera rimwe ukaba utazongera ndamwakira kandi nawe wumvireho sawa urakoze cyane nizere ko rwose ibyo tucyumvikanye sawa nawe ushaka mu ishuri ariko nawe nyoko niyo atagukangwa ntiwakwitanga ati nawe kujya mu ishuri ko muri guhengereza nari mwana wanjye yari yaje yakwihereye ariko numvise amagambo mwarimu amubwiye atari meza ntabwo ashimishije pe umwana wawe afite ikihe kibazo afite ubumuga bw'uruhu none bari kumubwira nabi cyangwa ni amubwira amagambo nanjye ubwanjye arankomerekeje gute umwarimu yifata akagira umwana amagambo iki kigo kigomba kuba intangarugero mu kutavangura mu kugira uburezi butavangura kuki se mutabibabwira byose ibyo byihari ngune tuyo kukiganiraho ngune tuyo kukiganiraho kandi ndagitunganya ngune tujye mu biro tukiganireho